Aha duhagaze ni mu murenge wa Byumba, akagari ka Nyarutarama, umudugudu wa Rugando. Akaba ari muri zone y'ubuhinzi y'icyayi ya Muturirwa. Twasuye abahinzi b'icyayi bo muri iki gishanga kugira ngo twirebere natwe amarorerwa amaze iminsi bahura nayo y'ubutaka bugenda bwiyasa umunsi ku wundi. Abahinzi bamwe bakabagiye kwicwa n'inzara kubera ko nta musaruro bazongera kubona kandi ari warubatunze. Tukaba twibaza rero niba ibi bimenyetso tugenda tubona muri uyu murima, nkuko mubibona murabona ko ubutaka uko bwije uko bukeye bugenda bwiyasa bucikagurikamo ibice, tukibaza impamvu n'imvano y'ibi bintu. Abahinzi rero kubera ko badasobanukiwe n'iby'igishanga babuze ayo bacira nayo bamira kubera ko habuze ubasobanura uko bagomba kubyifatamo. Yemwe n'ubuyobozi ntago urabugeranya ngo babwire uko bagomba kubigenza cyangwa se icyo bagomba gukora mu gihe bahuriye n'ikiza nk'iki ngiki. Namwe murebe ukuntu iki gishanga cyabaye, nimwihera amaso murebe imirima yacitsemo ibice kandi n'ubu buri munsi niko bigenda. Tukaba twibaza rero ukuntu bizagenda. Murabizi ko umuhinzi aba afite gahunda y'ihinga kugira ngo abashe kwiteza imbere, ariko iyo bigenze gutya umusaruro ukabura, umurimo ukagenda, niho ubukene buhera busa. Tukaba twibaza rero icyo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, RAB cyangwa se abafite inshingano mu buhinzi, icyo bateganya gukorera abahinzi. Murebe ubutaka ukuntu bwagiye buba, ariko baraho nta numwe uraza ngo abahumurize, yemwe anababwira uko bazabyifatamo nyuma y'iki kiza n'icyo bazabamarira. Ibi bintu ntibisanzwe. Murabona ukuntu ubutaka bucika bukagenda bugacikamo ibice rwose ku buryo utamenya igihe ibintu bizarangirira. Ese nyuma y'iki kiza hazakorwa iki? Aba bahinzi se bo bazafashwa iki? Mundebere mukabyaramo. Mbuze icyo mvuga pe. Ubuse abahinzi koko baramenya iri shyana ari bwoko ki? Nese aha hantu hitse gutya hasi harimo iki? Ibi nibwo bwa mbere nabibona. Igihe rwose nahereye duhinga byayi, ubu ni bwo bwa mbere nabibonye. Hari ahandi se ibi bintu birimo kuba muri zone yanyu y'ubuhinzi bw'icyayi uretse aha ngaha? Hari ahandi ibintu birimo kuba? Ahandi cyokora no muri zone ya 7 byamanje kujya biba, ariko noneho bikajya bifata ruhurura, ari ruhurura hagenda ibituta bike, ariko aha ngaha niho hambere habaye gutya. Ni ukuvuga ko byari bimaze iminsi, ntabwo ari ibya vuba. Duhereye muri iyo zone ya 4, muri iyo bloke ya 4 byagiye bifata ruhurura, bikagenda byototera umugezi, bigenda bikura, ntabwo ari ubwa mbere bibaye, nuko gusa wenda nta gisubizo cyari gihari cyabyo. Baduha ko byagaragara ko urabona byaturutse pfiri birazamuka, urabona ahantu bigeze, urabona ko hano byageze hano no bigahagira, ukabona ko byagenze. None se nkawe utuye aha ngaha ko hano harimo imirima myinshi y'icyayi, iki kiza kiri kubera aha ngaha duhagaze gusa cyangwa no mu yindi mirima iri hafi aha ngaha? Indi mirima irahari, reba na hariya hirya niko hameze. Na hariya hirya urabona ko byamanutse na none nabyo bikiyubika, bimaze kugera gufata metero 10 zizamuka. Ubuyobozi budishinzwe nk'umuhinzi w'icyayi baba mu makoperative, numva hari ubufasha baduha kuko babona ko twahombye, bakagira ikintu batumarira kisimbura intuza aha ngaha, impozamarira. Murayisaba ndi kandi ubutaka ntimuzabugarura. Ubu butaka kongera kubuhuza ni ndabona ari ikibazo gikomeye. Ubufasha murabusaba ndi. Ibyo dukora ni iby'igihugu kandi turabana b'igihugu. Turasaba leta ko yaza ikagira ikintu dufasha, ubona ko natwe dukeneye ifashanyo. Mbivuze ko iki cyayi nicyo cyari kibatunze, niho mirimo yanyu ya buri munsi, umunsi ku munsi naha muyikorera, ariko nkuko leta ifasha abandi igihe bahuye n'ibiza, murifuza ko yamanuka namwe ikagira ikibafasha. Hari uburyo bwo kuvuga twenda turabashumbusha imirima, hari uburyo bw'amafaranga se baraba amafaranga bashingiye kuki, barayabara gute? Ibyo bintu byose murumva leta yabishobora? Bakagombye kuhagera akareba agaciro k'ubutaka umuhinzi aba yashoye imbaraga, bakagira ikintu bamugera kuko nawe aba yahombye kandi biba bigaragara n'igihombo gikomeye, kandi mubona ko ari imibereho twari tuyiteza aha ngaha ku cyayi. Bikomeje gutya iki cyayi ejo n'ejo bundi mwazasanga imirima yose yarangiye. Ni iki cyihutirwa mwasaba leta yabafasha? Akayuruhurura urabona ko n'ubundi nubwo hagiye haragiye tukabigira hano, nakagira ahantu amazi gaguma kugenda atagize ate
atagiye mwonge atongeye gusubira. Ushaka kuvuga ko aya mazi uyu mugezi watwaraga aya mazi wagabanyaga amazi m'ibishanga kabiri kugira ngo habeho kuyakamura. Murasa ko leta yashyiramo imbaraga noneho ikareba uburyo wenda uyu mugezi yawusubiranya hanyuma amazi wenda agakamuka akagira haca wenda nta wamenya ubutaka hari igihe bwakongera bugasubirana. Nta cyizere ariko wenda aho hari inzira yabibonetse y'amazi ariko ngari ko murabona ko ibyafashe igishanga cyose aha duhagaze ni nko muri metero 50 uvuye ku mugezi, ariko ukomeze utambika n'ubundi cyayi cyagiye kiyubika kuva aha kugera kuri kiriya kiraro mwabonye hari nka metero 300 cyangwa 200. Urumva ni igishanga ko uko bigenda bizamuka bigenda byototera igishanga cyose igipande cy'umusozi ku buryo nta cyizere ko iyi mirima yegereye uyu musozi tureba aha ngaha yose ishobora kuzamanuka ikagwamo hasi, noneho wenda gake gake bikazabyara ikiyaga cyangwa se bikaba byabyara ikindi kintu twe tutazi kugeza ubu ngubu, cyane ko iyi phenomene ibi bintu biri kuba gutya ntago byari ibintu bisanzwe, aho ubutaka bumanuka bukagenda bukagera muri metero 3 enye 5 zivuye hejuru imusozi, ubutaka bukimanura ubwabwo. Ariko nanone murabona ko nubwo bwamanutse ubutaka harimo amazi, ngira ngo amazi murayabona, nubwo bwamanutse ubutaka burimo amazi. Uko ubutaka buzagenda buyungurura amazi uko mbibona nkeka ko bishobora kuzageraho bikabyara amazi menshi ndetse akaba yavamo ikiyaga. Turacyakomeje kubereka, murabona aya mazi ibyari byo byose, aya mazi aturuka imusozi agahura nayo mu butaka yaba menshi agashaka inzira akayibura, akaba ashaka inzira, dore aya n'amazi ngayo nguko. Reka tukomeze turebe iki gishanga uburyo cyifashe. Kugira ngo musobanukirwe neza, murabona ahantu mpagaze n'ubundi mu murima w'icyayi. Uyu murima w'icyayi mubona wari uringaniye, n'ubu butaka bwagiye bukagwamo hasi hariya. Ni ukuvuga ngo ubutaka bwavuye hejuru imusozi burapenetra bumanukamo hasi, nta kintu kibujyanye aribwo bwijyanye. Ibyo bintu rero murumva ko ari ibintu bikomeye cyane, namwe ni murebe ibi bintu byabaye aha ngaha. Aho ubutaka bushobora kuva imusozi muri metero 2, 3, 5 bukongera bukamanuka bukimanura, nta kintu kibujyanye aribwo bwijyanye gusa. Ni ibintu bikomeye cyane. Uko bwije uko bukeye n'ubundi hagenda hamanuka gake gake. Aha haraye hagiye ni mugoroba, kandi aha uyu mugabo Nsabimana ahagaze ni ku murima waruri, ariko biragenda bikamanuka bikagwamo ndani. Aho bijya rero hasi nta wamenya biri hehe, bitwikiriwe n'iki, biri kujya he. Bivuze ngo uramutse ugiyemo hariya ugakandagiramo nawe wagwamo ntabwo wagaruka. Kirango murabibona ko umurima ugenda wiyasa, murabibona. Ubu aha hafashwe ubejo naho hazaba hagiye, murahabona. Aha hafashwe murahabona hasadutse, ejo nabwo hazaba hagiye hongere hasange ahandi iriye, murabibona. Hasi harimo itaka ry'umukara cyane rizamuka rikaza mu kirere, itaka ry'umukara twakita rimeze nka nyiramugengeri. Ni nyiramugengeri irazamuka ikaza mu kirere n'ubutaka bwo hejuru bwo bukajya hasi mu mazi. Gira murabibona bitangira byiyasa bicikamo imisate.